Ibihe byiza nshuti mukunzi wowe ukomeje gukurikirana iki kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye aka na kare hano kuri channel yanyu kandi yacu Matene Art ikaze mu kiganiro ibyiyumvo. Uyu munsi mfite ibyiyumvo ndagira ngo mbibasangize. Ni ibyiyumvo maranye iminsi, ikintu cyaje uyu munsi, ahubwo ni ibyiyumvo maranye iminsi niyumvira, nkumviriza nkagerageza kubisobanura ariko nkumva ntabyumva neza. Ni ikintu nakoreye ubushakashatsi maze kubona ku bana benshi cyane cyane ab'abakobwa, ariko ahari ni ibyeza ubu ngubu, kuko ni ikibazo gikomeye, kuko usanga abana bataramenya icyitwa profile kuri WhatsApp, profile kuri za TikTok, profile mbese ubundi profile ni iki? Profile ni igisobanuro cyawe, profile ni uriwe, ni igisobanuro, ni urwego uriho, ariko ugasanga kuri profile yawe uri umukobwa, uteretseho agahungu, niko kagiye kuri profile yawe, n'iwanyu ntawe ukazi, kandi ugasanga iyo profile twarayibona, nyoko nuko n'abavandimwe. Ni ikibazo kuko urumva isura bikwambika sinzi, ariko ukaba ugatereka kuri ni ukuvuga ngo uba umeze nk'aho ugahaye agaciro mu buzima bwawe, mbese ku rwego rwawe urumva ni nk'ubuzima, ni igisobanuro cyawe. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri ko ifashe nk'agahungu iwanyu batazi, ndetse akenshi ubona n'abo bana bakunda kubikora, n'abana bakiri bato bashyuhaguzwa ku myaka 20, 18. Ni ikibazo gikomeye cyane. Wenda n'abahungu barabikora, ariko abenshi nabibonyeho ni abakobwa bakiri bato, abana batonya, ugasanga afatisha agahungu nkanjye agateretse kuri profile yiwe na stati yiwe, niko gahoraho. Ni ikibazo kuko nk'umubyeyi, wenda sinzi uko babivuga, ariko ni ikibazo gikomeye, ariko naho Imana, kuko usanga ari ikibazo cyeze muri iyi minsi. Agahungu nkanjye kuko ukuntu niyumva, sinzi umuntu waneka kuri profile ye, nanateganya no kujya kumusaba nibura muri iyi minsi, cyangwa ni yeje izaza, kuko ni kera ibyo bintu. Ariko nkibaza, urateka umuntu umunaganira, usanga nta future agusobanurira y'icyo urwo rukundo rwabo rugamije. Ni ikibazo nyamara kandi gikomeye, kuko ntabwo abana bari bamenya icyo bita profile, ntabwo baba bamenya kwiha agaciro, kuko ntabwo ufashe profile ugatekaho undi muntu, yewe nubwo yewe mwaba mwaranasezeranye yagusabye, ariko wenda wabikora kuko wenda ugamije byinshi, ariko nk'ibyo bintu ntabwo biba bikwiye, kuko usanga ari abana babikora, ariko usanga ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo ari ngombwa. Ibyiyumvo kuri ako kantu rero tukaveho, dukomeze ku ibindi byiyumvo. Hari ibyiyumvo mfite nanone ku buhungu bwirirwa kuri izi mbuga, ngo ni ubuzubazuba, ngo ni ubutaragazamo izutu, kuko ni ikibazo rwose, ni ikibazo kuko kireze, cyanafashe indi ntera cyane. Ubugoryi bwirirwa bw'ubutamutwe bunzinywa ku mbuga hano, njyewe biriya bintu bindya mu mutwe, ugasanga hari n'ubundi rero bwabukiriya bwazo, bwa butamutwe, uburabwenge butigera n'isesemi, ngo bufite injaba. Ese ko abandi wenda bajabika, bavumbika bakatarura amasoko, zirangegera iyo zijabitse, ziriya njaba zitaruye amazirantoki. Ni ikibazo, ni umwanda ukomeye, ariko ni ikibazo cyane.
Mana yonyine wowe, Mana y'u Rwanda ni wowe ubizi, ni wowe ubizi kuko usanga urwezi ntabwo nzi urwo ari rwo, birakomeye birakomeye kandi usanga ari ibintu byafashe intera, aho babibunza kuri izi mbuga bakanabyirahira abana ku myaka yabo mikenya, ndetse ariko hari n'ibindi bikuru ngo hari na ba semuhungu, ariko buriya bise semuhungu ye ntigo azite se bakobwa senkumi hari, ariko kujya yibeshya umuhungu n'ugira agaciro, umuhungu n'ugira icyo aharanira mu buzima gikomeye, akagira imihigo yo gucungura umuryango, akarema umuryango, ndetse akabaho nk'umuntu w'umugabo, ariko usanga ngo ni semuhungu kandi yirirwa yiyamamaza ngo ni umuhungu uzi gutega imizutu. Ni ikibazo gikomeye. Rero ibyiyumvo byo biracyakomeje kuko mfite ibyiyumvo byinshi ndabyiyumvira, nkumva ni ikibazo. Ubu rero najya mvuge kuri ibyo bintu nabyo nabonye abana b'ubu bose ibintu bakora ku ma WhatsApp profile, usanga bashyizeho ubusore bw'amabwa bw'amaringaringa, nagira ngo mbagiye n'akanama ngo ati mukobwa mwana wa mama, ayo ngangare urangamiye iyo manzi y'agasi, murabo gukundana ijoro rijigije kugira ngo agukuremo ijipo, ariko nibucya jya uzaba umugezaho ingaruka z'akabyizi mwihaye, azamera nk'imbwa ibonye shebuja, atangira kubwejagurire neza akwihakana uko wakabaye. Ndagira ngo rero mubigendemo gake, umenye umuntu uha umwanya wawe, umenye n'umuntu wubaha, ukanavuga ati uyu muntu rwose mu buzima bwanjye, uru rwego ndiho turajyanye n'iki, ari ku rwego rwanjye kandi ndetse amesha ishema. Jya witonda, uragenda gake kuko ibintu ni bibi, abantu ni babi, abantu barahinduka, kandi usanga abana nkatwe muri uru rungano nta na gahunda ikomeye tuba dufite, uretse bya bintu byo gushyuhaguzwa by'abana, nta wundi musaruro tuba turapanga cyangwa iyindi mipango dufite. Sawa rero mwakoze, nagira ngo twiganirireho nanjye n'ibyo byiyumvo byanjye mbibasangize. Hari n'undi ufite ibyiyumvo bikomeye yabinsangiza hano muri comment tukareba. Ikindi n'igitekerezo ubwunganizi nta kibazo. Ikindi hano kuri Matene Art niyo channel ugiye kujya ukurikirana ibyiyumvo utuntu n'utundi, utuntu n'utundi nibaza twose nzatugeza hano. Mfite na benshi hano ni Matene Art Group, ni ubuhanzi cyane cyane mu gisata cya sinema. Dufite benshi rero, tuzaganira nabo bazaza hano tujye tuganira. Kandi ikindi mudushyigikire amaboko nanone bene Imana, kuko dufite ubutumwa bwinshi abanyarwanda. Rero uduhaye amaboko nizera ko tutakurumbira, kuko dufite ubutumwa bwinshi bwuzuye ibitabo. Ikindi abanyempano, ubumwe, gushyira hamwe, muze dushyire hamwe, twubake sinema nyarwanda ifite igisobanuro. Rero murakoze, nagira ngo naho kantu nkabagezeho n'ibyiyumvo byanjye bibasangize, kuko nanone numva umuntu ndya ntaravuga aka kantu rwose ntabwo nari gusinzira. Murakoze rero, murakarama, muri kumwe na Matene.